ngaha turaje Nyagasani, turakwitabye karame, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru cya karindwi cya Pasika, tariki 18 Gicurasi 2024. Isomo rya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 28 mu 16 kugeza ku 20, wa 23 kugeza ku 24, wa 28, wa 30 kugeza ku 31. Pawulo ageze i Roma, bamwemera kwicumbikira ukwe hamwe n'umusirikare wo kumurinda. Hashize iminsi 3, Pawulo atumiza abanyacyubahiro b'Abayahudi bahatuye ngo bamare guterana, babwira ati, bavandimwe, nubwo nta kibi nagiriye umuryango wacu cyangwa se ngo ncishe ukubiri n'imigenzo y'abasokuruza, nyamara nafungiwe i Yerusalemu shyikirizwa Abanyaroma. Bamaze gusuzuma ibyo ndegwa, bashaka kundekura kuko basanze nta kibi nakoze gikwiye urupfu. Ariko mbonye Abayahudi babyanze, biba ngombwa ko njuririra Kayizari, nyamara ntacyo ngamije kurega bene wacu. Ngicyo rero icyatumye mbatumiza ngo tuganire. Mu by'ukuri naboheshejwe iminyururu ku mpamvu y'amizero ya Isiraheli. Ahera mu gitondo ageza nimugoroba abasobanura iby'ingoma y'Imana, anagerageza kubemeza ku byerekeye Yesu, ahereye ku mategeko ya Musa no ku bahanuzi. Bamwe muri bo bemezwa n'ibyo yavugaga, abandi ariko banga kubyemera. Pawulo arababwira ati, nuko rero mumenye ko uwo mukiro Imana yawohereje abanyamahanga, kandi bo bakazawakira. Pawulo amara imyaka 2 yose mu icumbi yirihira, akakira abamugenderaga bose, yamamaza ingoma y'Imana kandi yigisha ibyerekeye Yesu Kristo nta nkomyi kandi ashize amanga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 11. Abo umutima uboneye nibo bazareba Imana. Uhoraho ari mu ngoro ye ntagatifu. Uhoraho afite intebe ye y'ubwami mu ijuru, ariko amaso ye ntayakura ku bantu, abasuzumisha indoro ye. Uhoraho anyurwa n'intungane, kuko rero Uhoraho ni intungane, agakunda ubutabera. Abo umutima uboneye nibo bazamureba. Abo umutima uboneye nibo bazareba Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 21 murongo 20 kugeza ku 25. Muri icyo gihe Yesu wazutse yaramaze kubwira Petero iby'urupfu rwe ruzatuma ahesha se ikuzo. Petero ahindukiye abona wa mwigishwa Yesu yakundaga aje abakurikiye, ari nawe wegamiraga Yesu bari ku meza, akamubaza ati, Nyagasani, ninde ujye kukugambanira? Petero amaze kumubona abwira Yesu ati, Nyagasani, naho se uyuwe bite? Yesu aramubwira ati, niba nshaka ko akomeza kubaho kugera igihe nzazira, bigutwaye iki? Wowe nkurikira. Kuva ubwo iryo jambo rikwira mu bavandimwe ko umwigishwa atazapfa. Nyamara Yesu ntiyavuze ngo ntazapfa, ahubwo ati, niba nshaka ko akomeza kubaho kugera igihe nzazira, bigutwaye iki? Uwo mwigishwa niyo mugabo wemeza ibyo byose, kandi niwe wabyanditse. Byongeye tuzi ko ibyo yemeza ari by'ukuri. Hari n'ibindi bintu byinshi Yesu yakoze, babyanditse bakabirondora byose, ngira ngo ibitabo byakwandikwamo n'ibyakwirwa ku isi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Buri munsi ijambo ry'Imana. Umuhanga niwe wavuze ati, umuntu agira ingeso mbi igihumbi. Bishatse kuvuga ingeso nyinshi. Rero iyo mvise ijambo ry'Imana buri munsi, ntiyabura ingeso mbi igenda icogora, ntiyabura icyaha ugenda ucikaho, ntiyabura umugenzo mwiza w'igipfura ugenda wiyongera, ugenda ukuza muri wowe. Rero wowe nanjye ni umwanya wo kugira ngo ijambo ry'Imana rijye rigira aho rituvana, rijye naho ritugeza, rigire ibyo ritubuza, rijye n'ibyo ridutegeka, ridukomezamo. Mu busabaniramana hari inzitizi nyinshi tugiramo. Nifuza muri aka kanya ukwibutsa imizi 7 y'ibyaha. Babyita mu Gifaransa des péchés capitaux, riva ku ijambo ry'Ikilatini caput, capitis, bikavuga ngo tete, umutwe. Ibyaha ibindi bishamikiraho biri hejuru, ano hava amagambo abiri dukunze gukoresha, capital, umurwa, cyangwa capitaine, umutwe nyine, wa muyobozi uyobora uhagarariye abandi. Rero abashefu ngo ni 7.
niho abandi bose ibindi byaha byose bigenda byuririra. Na niyo bagomba kugitondera. Ni n'ibyaha nyine bikomeye kuko ni imizi, ni ibyaha ibindi byose bigenda bizamukiraho. Iyo mizi irindwi ni iyi: ukwikuza cyangwa ubwirasi, ubugugu, ishyari, uburakari, ubusambanyi, ubusambo, ubunebwe. Muri iyo mizi yose ko ari irindwi, amasomo umunsi aratwerekeza ku muzi uri hagati witwa ishyari, la jalousie. Iyo ushaka gukira ishyari nta kindi cyari gukiza usibye urukundo, kongera urukundo rwa kivandimwe. Nawe rero wongera uze kureba niba nta muntu ugirira ishyari, uwo mugendana, uwo mubana, ukurushije, agakurusha amanota, agakurusha umwanya, agakurusha amafaranga, wasanga nawe ujye umugirira ishyari. Ishyari ni bavandimwe. Intego remezo rero yacu y'amasomo iraza kuganisha ku gisubizo. Yezu yaguha ugira ishyari, Yezu yampa njye watangiye kugambanira bagenzi banjye kubera ishyari, njye watangiye gukabukira bagenzi banjye. Iyo ntego iragira iti wowe nkurikira. Amen, amen. Icyo ni igisubizo cyiza cya Yezu kigira aho kituvana naho kitugeza, kigatugeza ku rukundo, nkava ku rwango rwandi runtera ishyari, kubikira bagenzi banjye zika, ukubita agatoki kandi arandushije we, aratsinze we, yongeye we, bonge baribeshye we, n'ibindi byinshi cyane. Izindi mvugo ziranga abanyeshyari. Hano imvugo yindi igira iti ku munyeshyari ngo mu mashuri yose yiga ngo irya nyuma agaheraheza asohokana diplome yuko ari umurozi, asohokana diplome y'umwicanyi. Utuntu twose duto uzamenye ko yarakabaye n'utatujugunya tuzakubyarira ikintu kinini, ko zasohoka ufite diplome y'umurozi kandi byaba. Wowe nkurikira. Tumvise mu isomo rya mbere Paulo ufungiwe i Roma, yageze i Roma hahandi azabera Kristo umuhamya. Nubwo ari mu buroko arakomeza yamamaza Nyagasani. Wowe nkurikira aracyari kwigisha, wagira ngo ntafunzwe, ndetse banatubwira uburyo yakomeje yirihira icumbi. Bishoboke ko nyine hari abamusuraga ndetse n'utundi turimo yari gukora hagati aho kugira ngo abashe kwirihira icumbi. Ibyo bitotezo, ibyo bigeragezo, ayo makuba arimo niyo muza kwamamaza inkuru nziza. No mu buroko Yezu akamubwira ati wowe nkurikira. Twongere twibutse ibyabonekerwa rya Paulo na Nyagasani ibyakozwe no mu mutwe wa 23 umurongo wa 11, ngo mu ijoro rikurikireho Nyagasani abonekera Paulo aramubwira ati Paulo komera, uko ambereye umugabo i Yerusalemu abana kuzambera umugabo ni Roma. Amen. Turumva rero Paulo akataje kuri Yezu Kristo, aracyakomeje kuvuga avugira Yezu Kristo, ntaramuvuguruza, nta nubwo azigera amuvuguruza. Kubera iki? Azi uwo yemeye, azi uwo akurikiye, yumvise ijwi rya Nyagasani ati nkurikira, none akomeje kugenda amwamamaza. Zaburi y'uyu munsi iratwereka uburyo Nyagasani ari umwami uba mu ngoro. Na niyo mpamvu kugira ngo umurebe nawe ugororoka, aho umutima ugororotse niho bazareba uhoraho. Amen. Paulo rero arahangaha i Roma kugira ngo arusheho kugorokera Nyagasani, kuko ibihembo bye byegereje. Nyagasani agiye kumuhemba, nta kintu kuzamusanga mu ijuru kugira ngo gororokere Nyagasani. Twumvise mu ivanjiri y'uyu munsi uburyo Nyagasani yifuza gutugorora, cyane cyane igihe abonye dutangiye kugorama kubera ishyari. Ejo nibwo twazirikanaga Petero, Nyagasani amushinga ikintu gikomeye cyane, uruganda rukomeye, amushinga kiliziya ye, ragira intama zanjye. Uyu munsi noneho nanjye kuvuga ko Petero karaje, ako umuntu kidobyemo. Petero agaragaje runtu n'ishyari, atangiye kugira Yohana ishyari ati none se uyu dukurikiye bite Yezu? Bite hari igihe tubona abagenzi bacu turi ku rwego rumwe, yewe banadusize cyangwa bari gushaka kudusingira, nuko tugatangira tukabayikenyera amenyo, tugakubita agatoki kandi tugatangira tukabagambanira, tugatangira tukabibazaho, tukabacira imanza. Ngeze nteko z'abaneguranye aturiye wese bite, kariya kameze gate, tugatangira tukanabahindura n'ibintu rega kandi ari abantu. Petero ako umuntu kamujemo nawe atangiye kubaza Yezu ibya Yohani. Yezu mu gisoza kumuhereza ni nkamubwiye ati umva Petero, ntukivange mu by'abandi, ntukivange mu murimo w'Imana, kuko Nyagasani ni utora abantu, twebwe ntacyo turi cyo. Nyagasani ni uca urubanza, wishaka guca urubanza rutakureba, wishaka guca mugenzi wawe urubanza kuko bitakureba. Ubwo Petero afite nanjye kuvuga uruhande rwe, Yezu yamukebeye, narekera undi kugira ngo Nyagasani we abone ahantu amunyuza, narekera Nyagasani umwanya wo guca urubanza.
nibwo Yesu amuha igisubizo gikomeye cyane ati wowe nkurikira, we kwivanga muri biriya, kuko buri wese ni umwihariko wa Nyagasani. Iki gisubizo Yesu ashaka kuduha, buri wese Nyagasani aramuzi. Kuba waba umuyobozi uriya ntawe umuyobozi, nuko Nyagasani afite buri wese icyo ashaka kumuhereza. Kuko Petero na Yohani, iyo tujya kureba amateka, ari ugira umuyobozi ni Yohani wari kuba umuyobozi, kuko bavuga ko Yohani byibuze niwe wari yagerageje gutunganira, nanjye kuvuga Yesu, ndetse n'igihe amugejeje ku musaraba, akamuherekeza kugeza ku musaraba, nibwo yegukanye umubyeyi Bikira Mariya. Urumva iyo kado ishyushye mubyeyi, kwegukana umubyeyi Bikira Mariya, kado nziza. Rero Yohani kado yafashe neza, umugabane bamuhaye uramuhagije. Na Petero agombye gushimishwa n'umugabane yahawe, akanyurwa n'umugabane yahawe kuyobora kiliziya. Abantu twese ntabwo twabaye abayobozi, bamwe bashobora kuba abayobozi, abandi ariko bagakora n'abayobozi. Nguko uko kiliziya ikoze, uko ikora, hari abayobozi ariko hari n'abayoborwa. Abo bose rero buri wese akinye ku mwanya we, ibintu byagenda neza, nta shyari, nta mwiryane, tukumvikana muri Yesu Kristo. Buri wese kandi Nyagasani afite aho amutuma, atatuma undi. Twese Nyagasani ntashobora kuduha bimwe, ntashobora kudushinga bimwe, kuko dufite ubudasa nyine. Hari abo Nyagasani bamwe atuma gushinga urugo, abandi akabaha umuhamagaro wo kwiyegurira Imana, abandi akabafasha, akabaha umwuga runaka, akabaha umurimo runaka. Twese ntitwakora imyuga imwe, ntitwakora imirimo imwe, ntitwakora ubutumwa bumwe. Aho hose Nyagasani muri izo nguni hose agenda hanyura kugira ngo agutoreremo, nanjye nkutoreremo, buri wese amutume ahashaka. Icyo Nyagasani adusaba gusa, wowe nkurikira. Rero bya bintu by'uko nyine ingendo ndivuna, ujye wirinda kugendera ku bandi, kuko twese ntabwo dukurikiye Petero, ntabwo dukurikiye Yohani, ntabwo ari umutegetsi runaka nkurikiye, ntabwo ari umuyobozi runaka nkurikiye, ahubwo nkurikiye nde? Nkurikiye Kristo. Ni nacyo gisubizo cya Yesu ati wowe nkurikira. Hari igihe mu buzima busanzwe tureba abayobozi, abakuru bacu, nanjye kuvuga abagikuru kibi, bakaduha ingero mbi nyinshi cyane, wowe nanjye dushobora gutanga ingero mbi. Nuko umwana uri hasi yacu yatureba ukuntu turi kubyica, ukuntu turi gukora nabi, ukuntu turi gukora za skandale, ibigusha byinshi, nuko wa mwana agakizwa n'amaguru ati reka da, ntaho mbaye nkigiye, uriya byaramunaniye, uriya. Nuko wa mwana agahita agenda, ntiyongere kugira ubwo yerekeye umuryango wa kiliziya, ntiyongeye kugira umuhamagaro n'uyu abasha kujyamo. Kubera iki? Abamubajije ntangero bamuhaye nziza. Uwo rero aracyari umwana, kuko igisubizo ntabwo ari wowe Imana ukurikiye, ntabwo ari wowe ushinzwe gukurikiye rwagenze nabi cyangwa neza, ahubwo dukurikiye Kristo. Yesu ati wowe nkurikira. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo uwihaye Imana ngo yagiye mu rugendo nyobokamana, yaramenyereye gukora urugendo. Uko umwaka utashye ari mu modoka ari gutaha, ngo aza guhura n'umusinzi ku nzira. Umusinzi wabaye ibyatsi, yanyoye zimugera mu gahogo neza, ari kugenda yandika 8, kuko ubwo nyine bishoboye ko ari yasomye kuri 5. Ubwo umusinzi aza kumusaba lifuti, aza kumusaba umwanya kugira ngo bajyane amugeze imbere, dore ko bwari hafi kwira. Wawihaye Imana yareba ukuntu umusinzi ari kugaragurika mu nzira, nuko wawihaye Imana areba hirya areba hino, atese koko uyu mushyire mu modoka yanjye. Akomeza bitekerezaho. Igihe cyaje kugera, wawihaye Imana akanga ko yaza kumugera mu modoka, ko ataranamuzi, atazi byiwe. Nuko ageze imbere afata icyemezo cy'uko nyine ajye kumushyira mu modoka, ubundi aze kumugeza hafi ku icumbi. Aramufata amushyira mu modoka, ngo baragenda. Mbere y'uko wa mugenzi, wa musinzi ageraho wawihaye Imana agomba kumushyira, nuko bagiye kubona bahita bakora impanuka ako kanya. Imodoka ihitiye ubushingwe, ngo muri iyo mpanuka ngo hapfuyemo umuntu umwe. Ngana fora yabarinde, yaba ari wawihaye Imana se cyangwa yaba ari wa musinzi? Ninde wapfuye muri impanuka? Ndabizi wasanga watangiye gucurubanza nk'aba Petero, wasanga watangiye kugira ishyari. Uri ku ruhe ruhande mbere ko nkubwira igisubizo cy'uwapfuye muri no mpanuka? Ngiye kuguha igisubizo uze kureba niba gihura n'icyawe. Nikidahura biraza kugufasha kureba uburyo ugicurubanza. Nuko abaje gutabara bagiye kubona wawihaye Imana yitahiye kera yapfuye. Ari imodoka yawe ushingwe, harokotse gusa wa musinzi, ariwe gusa warokotse, nta n'icyo yabaye. Sinza kwirwa mvuga uburyo wawihaye Imana waje kumushyingura. Ndifuza cyane kugaruka kuri uyu musinzi, ngo wa musinzi abyutse
zimaze kumushiramo nibwo yaje kongera gukurura uburyo yasabye rifuti, uburyo yasabye ko bamutwara mu modoka n'uburyo yaje kurokoka. Guhera umwanya yibaza uburyo wihaye Imana ari we witahiye, namwe mwabyibazaho uburyo ari we upfuye biramuyobera. Nibwo noneho atangiye kurira yibaza uburyo arurokotse kandi yaravuye mu ikabarere yasize n'ibindi byinshi cyane bijyana n'ubusinzi, ibindi byaha byose, indi mizi yose y'ibyaha ishamikira ku businzi nyine kuko ari umuzi w'icyaha. Neza neza atangira aboroga arira. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Kuki ari wihaye Imana upfuye? Kuki umusinzi atari upfuye? Aha, igisubizo nta kindi, wowe nanjye ntidukaye duca urubanza, ubwenge bwacu buracagase, ntuzavonde limite. Yezu afite uko agenza twebwe tutazi. Nyagasani ahamagara uwo ashatse akamuhamagara igihe ashakiye. Ntabwo areba ngo uyu n'uwihaye Imana, uyu niyo mpamagara bwa mbere kuko ari wihaye Imana. Ntabwo areba niyo mpamagara ko ari umusinzi ubundi ajya mu muriro birangire. Ahubwo Yezu ahamagara kubera impuhwe ze, ubushake bwe. Nuko agahamagara umwana yakwitaba Imana, agahamagara umusaza, umukecuru, urubyiruko. Nta n'umwe Imana itahamagara. Gusa twebweho nanjye tuba twumva ko ngo umuntu uri gukora neza tukumva twamugundira ngo ntiyapfa. Yapfa da, kandi byaba gupfa aho tuzapfa. Umva, nta n'umwe udafite kopi yabyo. Gusa ikibazo umujyayo igiceho turongo dutatu ahantu gisigariye ni ukumenya urupfu uzapfa, ni ukumenya uko uzapfa. La manière. Uzapfa umeze ute? Uzapfa uvuye hehe? Wasanga uzapfa uvuye nko mu muvure, uvuye mu nzu y'indaya, uvuye gusinda, uvuye mu ngeso mbi, bikazarangira nyine upfuye nabi. Ariko byaba ari tombora, upfuye uvuye mu rugendo nyobokamana, witunganyije, wagororotse, wahuye n'Imana, upfuye uvuye gusenga, upfuye uri mu Mana. Burya bajya barondora bati impanuka ni nyinshi. Impanuka y'imodoka, impanuka y'igare, impanuka ya moto, impanuka. No gupfa utari muri Yezu, iyo nawe ni impanuka. Babyeyi. Nguko nawe njye nawe twumva ijambo rya Yezu ati wowe nkurikira, urakurikira Yezu hehe? Ujya uvuga uti ni njye wari kuba upfuye. Ariko kuki Yezu atari wowe ahamagaye bwa mbere? Nta kindi ntukabishakire kure, ni ukugira ngo usigare witunganya. Wowe shakisha ubutungane ku Mana. Nubona ejo n'ejo bundi ugasanga ukiriho, ushimira Imana, ariko ushakishe n'ubutungane. Nubwa mbere se ubonye mwari babiri mwaragendanaga, abo mwakoranaga, wajya kureba ugasanga ni wowe ugisigaye. Kubera iki se wasigaye? Nuko se wari umuhanga, nuko ari wowe intyoza, nuko ari wowe ntungane. Ahubwo uzasanga ari wowe nanjye kuvuga ruha rwawe rurimo, nuko ukicuza nawe nkuriya musinzi utari ku bundi ibindimo ni biki, bikagutera guhinduka. Ongerera abantu mwagendanye, ongerera abantu mwiganye, bagiye bataha, bagiye bigendera. Nyagasani yarabahamagaye. Nawe se Nyagasani aje kuguhamagara ati nkurikira, wowe nkurikira. Wamukurikira umutunganiye cyangwa wamukurikirana rya shyari, bwa bugome, bwa bwirasi, ya mizi yose y'ibyaha twavuze twarondoye, ariyo gusa witabanye Nyagasani. Kandi byaba uyu n'umwanya wowe nanjye twongere turebe uburyo dukurikiye Nyagasani, uburyo iyo migenzo yose ya gipfura turi gukataza tuyisanga, cyangwa wasanga nanjye nkomeje gukataza mu mizi y'ibyaha aribyo binzitiye bingose. Wowe nkurikira, wica urubanza, ahubwo buri wese n'umwihariko Nyagasani. Buri wese Nyagasani amenyera ikimukwiye, akamumenyera uko azabaho, akamumenyera uko azapfa. Ahasigaye nawe usabe gupfa neza, usabe kuzapfa neza. Twongere dusoze twibutsa uruhanga rubona Imana, umutima ugororotse niwo ubona Imana. Kugororoka rero no kubitangira hano ku isi. Amahoro y'Imana abane namwe. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.